rero nongere mbaye ikaze nshuti bakunze bano na Official TV. Muri uyu mwanya rero nagira ngo mbagirizeho amakuru agira uti rero uyu munsi nuko mu butumwa bwahise bwakirwa hejuru n'ababubonye ku rukuta rwe rwa Instagram. Ishimwe Vestina yanditse amagambo agira ati uyu munsi ubuzima mbayeho ntabwo aribwo ubuzima nahisemo, mbayeho nabi kandi sinari nkwiye ibi, nzi ko nafashe icyemezo kibi mu buzima bwanjye ariko ntacyo bitwaye. Muri ubu butumwa yakomeje avuga ko Imana yemera ko hari ibintu bimwe na bimwe bibaho kugira ngo bibisomo. Aho niho yahise avuga ko yize byinshi kandi nta muntu uzongera kumubeshya ukundi. Ati nize byinshi nta muntu uzongera kumbeshya ngo yangize ubuzima bwanjye. Umugabo nzongera guhitamo nzabanza kumumenya neza, menye umuryango we, menye byose kuri we, nta muntu uzongera kunkoresha cyangwa kunkinisha. Ubutumwa buje nyuma yuko aherutse gutanga ikiganiro kuri MI Empire ya Murindahabi Irene usanzwe ureberera inyungu z'abahanzi z'aba bavandimwe bombi. Icyo gihe Ishimwe Vestina yavuze ko amezi 3 yonyine ashinze urugo nyine abana na Idris, akaba umugabo ufite imyaka 36 ukomoka muri Burkina Faso. Yavuze ati ibyabaye ishuri rikomeye ry'ubuzima bwanjye. Vestina n'uyu nguyu Idris barushinze ku 5 Nyakanga 2025 mu birori byabereye mu ntare conference Arena. Namakuru kumeje rero kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, benshi bati Vestina ni igikoko, abandi bati Vestina ararenze cyane, nyuma yuko bakomeje bamukira bavuga bati uyu mukobwa n'umuhanga cyane, kuko byaravuzwe cyane ko uriya mugabo Idris ari umushoramari, ari umugabo ufite amafaranga akomeye, ufite n'izina rikomeye muri kiriya gihugu cya Burkina Faso. Abandi bati yabari business barakoze kugira ngo babane mu gice bw'ivangamutungo kugira ngo azafata amafaranga menshi cyane ni mu gihe bazaba bari gukora divorce. Abandi bati nanone rero ati barabivuze byavuzwe kenshi n'abanyarwanda, mwakunze ku abantu mwakunze kujya kuri TikTok, mwakunze kujya kureba comments z'abantu bagiye batandukanye. Hari umuntu ukomeze gucicikana ku mbuga nkoranyambaga nubwo wenda hari benshi batabasha kuba bamumenya, agenda avuga ati umugabo wa hano za Vestina simukunda. Abandi bati urararagura n'ibiki ni byinshi byakomeje kuvuga. Abandi nanone tubonane izindi nkuru zagiye zituruka ku mpande bagaragaza ko Vestina yanditse ngo ntagaze umuntu ngo mwinjire DM agafata Instagram yakayishimuta ibintu nk'ibyo ariko ntago tuwenda twavuga ko wenda ari ibintu bihanye bya nyabyo, ntituramenya ngo ese yaje byamugendekeye bite. Ntagaraza kuri kamera ngo basi byuza asobanurire ese ko byamugendekeye bite, niba koko ibyo bintu baramushimutiye account. Namakuru hari ariko amakuru yagiye kuri account ye nuko nyine bisa nkaho nyine atishimiye urushako rwe, bisa nkaho ameze nk'umuntu ugiye gukora divorce ndetse kandi n'umugabo we. Ni ibintu byinshi byakomeje gutuma ari benshi bakomeza kubigiramo rujijo bagira bati se koko ibintu byatewe n'iki, ese koko uyu mukobwa arababaye, ese koko uru rugo abayeho ntago ameze neza cyane. Ni byinshi rero byakomeze kuvugwa. Rero nagira ngo namwe mujye muri comment mutubwire ese koko uyu mukobwa Vestina yaba yarahatirijwe gushaka umugabo kubera agendeye ku mafaranga, ese byamugendekeye bite? Se bya bintu byo byakira byo kuvuga ngo byahabaye byo kuvuga ngo ni umuranga, ese byaba byaragenze bite? Ni ibintu rero kuri none Official TV ntabwo twabihererana, murabizi neza mbahereza amakuru agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu. Mwe mukomeze mukande subscribe kuri none Official TV kugira ngo tubana buri munsi. Mujye kuri TikTok yacu mujyeho mukande subscribe, mukande follow kugira ngo mukande na like ku video muri busange ko ni none Official TV naho ndetse no kuri za Instagram hose mujyeyo mudukurikirane ku mbuga zacu zitandukanye kugira ngo mujye mubona amakuru agiye atandukanye buri munsi atari hivumbi. Rero iyi nkuru turayikesha Kigali Today ndetse kandi tutirengagije n'igihe ikinyamakuru rwose bifite izina rirenze no mu Rwanda. Ntabwo bavuga ko nanone byapfuye koreka gutya inkuru gutyo bitazi impamvu yabyo. Rero dutegereje ko Vestina aza akaza gusobanura uko byagenze, ndetse kandi ni ibintu bikomeza kunuganurwa bavuga ko bisa nkaho rwose uyu mwana atabayeho neza, kuko mwibuke neza ko mu kiganiro yakoranye na Murindahabi Irene kuri MI Empire nkuko rakomeje kubabwira. Rero uyu akaba mu manager wabo ubareberera inyungu z'aba bahanzi. Ni ikiganiro rero yakomeje abwira murumuna amubwira ati rero murumuna wanjye byaba ari ikosa rikomeye cyane uramutse ukoze ikosa ryo kuba wazashaka umugabo ukiri mutoya, ntago nabikwemera binabe nangomba we kubikora, nagucira akanyafu nkagukubita, nakuvanayo niruka cyane, kuko burya ibyo gushaka ntago wenda wavuga ko ari ibintu byo kwihutirwa. Rero biri mu bimenyetso bigaragaza neza ko umwana w'umukobwa atigize urugo rumuhira, kuko iruza kuza kumuhira kumubwira ati mwana wanjye cyangwa murumuna wanjye uzashaka ivuba kugira ngo ndetse kandi ushaka n'umugabo mwiza kugira ngo uzabyara abana bawe neza. Ariko mwumvishije amagambo yamubwiye amagambo amubwira yuko adakwiriye gushaka ari mutoya, ari nayo mpamvu byose
byose byakomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, niyo nkuru urascrollinga ahantu hose usanga ko ariyo nkuru ihari. Rero natwe ntabwo twabahereza kugira ngo tubagumishe mu irungu kuri Nono Official TV, abantu mudukurikirana, twe turabakunda 5/5, ndetse kandi mujye muri comment mutubwire se bizagenda bite, ndetse kandi mugire mwumva n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye, mujye mutanga ibitekerezo. Burya igitekerezo cyacu kiba ari ingenzi, kigera kure cyane kugira ngo n'abandi babashe kubaboneraho. Icyo nabwira nuko mbakunda cyane, muri kumana nawe ni Nkurikiyimana Theogene. Imana ibarinde. Ciao ciao.